gusa mu kuyashaka, mu gushaka amafaranga kwawe witonde. Abantu barasaze mu gushaka amafaranga, ushobora guhura n'abantu bakakubwira ngo ngwino tubereke uburyo ubona amafaranga, ugasanga baragiye baragutambye. Witonde wirinde cyane, ubu hateye n'ibintu by'ubutinganyi, akantu akantu baze kukanshyirira imbere. Ubutinganyi ubu bwarateye, witondere mu buryo abantu barimo barakwaprocinga ngo ngwino ngo bakwereke uburyo amafaranga aboneka. Amafaranga aboneka ubu ngubu abantu barimo baragenda, abasore, umusore akaba afite nka miliyoni 5, nka miliyari, nanjye ngo miliyoni 5, akagenda akaba aguhamagara akagusaba ko mutingana ngo umunota umwe, isaha imwe ni amadolari 200. Nimba mutari mubizi mubimenye, gutingana isaha imwe ni amadolari 200. Niho mperuka bigeze, kandi hashize nk'imyaka nk'itanu ayo makuru bayampaye. Ubu ngubu ntekereza ko gutingana, umusore yaprocinze undi ngo amutinge, ubu ngubu bigeze isaha imwe igeze nko kuri 500,000. Urumva? Nutekereza umuntu noneho watinzwe inshuro 5 mu cyumweru, cyangwa inshuro 5 cyangwa 6, afite ubwo ufata 500,000 ubikuri, ubwo afite angahe? Ukamubona agenda mu kimodoka hariya ngo ni umukire. Buriya uduhumetso twabo, utubuno twabo baradupanuye. Ubu ngubu abajura barimo baragenda mu ndege, indaya zitunze amagorofa, abicanyi bafite ibintu bikaze. Ariko asanga nkawe wiye gusenga Imana, ni wowe uhora mu buzima bwo gupfundikanya, upfundika. Vuga ngo mu izina rya Yesu ndambiwe ubukene, ndambiwe ubuzima bubi. Basaze, barashaka guhita batunga ibya mirenge, barashaka guhita batunga amamodoka meza, amazu meza, amasambu. Ibyo bintu birakenya. Bajyaga baza bagasesengura, bakavuga. None ibyabo biri barangiriye he? Baracyavuga. Icyiza ni ukugenda gake. Yego, reka nongere nkusuhuze kandi nkwikaze wowe ukurikiye Umurishyo TV. Nizere ko umeze neza, ariko niba utanameze neza ihangane, muri iyi si niko ibintu bimeze. Ubuzima ni gatebe gatoki. Ibyo bintu abantu benshi bajya bakunda kubivuga, ariko abantu bamwe wenda bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ubuzima nyine turimo ni gatebe gatoki. Uyu munsi ibintu biba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Uyu munsi byaba bimeze neza, ejo bikamera nabi. Nyine ni uko isi imeze, ibihe bigenda bisimburana, ibibi bisimburana n'ibyiza. Yego, ubwo rero ndagushimira cyane wowe wakanze subscribe. Imana iguhe umugisha, kandi mujye mwibuka no gutanga commentaire. Ikiganiro twakoze ejo hashize mwagerageje kukireba, twarebwe n'abantu rwose bagera bari hafi kugera mu 100. Turimo turagenda tuzamuka, kandi ejo hacu ni heza cyane. Ndashimira by'umwihariko abantu bampaye courage, abantu mwampaye courage. Imana ibahe umugisha. Ndanabavuga muri iki kiganiro. Ndashimira umunyamakuru witwa Jerome Munyentwari. Imana iguhe umugisha. Uri umunyamakuru nkunda, nubaha, kandi umunyamakuru z'ubwenge. Abantu murabizi ko Jerome Munyentwari afite channel yitwa Ibigwi TV. Yarambwiye ati Karabo, uko ndimo ndabibona, wowe komeza ukore courage, kandi ibintu bizageraho bigiye gute, bigende neza. Undi nshimira ni umuntu witwa yitwa Elize, ni Pasiteri Elize, muramuzi, nawe afite channel yitwa Isaro TV. Ni umuhanga, nawe ni umuhanga cyane, afite ibikorwa byinshi akora byo kwamamaza. Ni umunyamakuru kuri BTN, akaba anafite iyo channel ye. Elize rero ndagushimira cyane kuba warampaye courage. Imana iguhe umugisha. Ntabwo nabura no gushimira uwitwa ko muri benshi mwagiye mumpa courage, muri benshi pe, muri benshi. Witwa Murwanashyaka, ni umubwirizabutumwa bakunda kumwita National. Mukuru wanjye Mboneye Fideli, nawe ndagushimira cyane, wanansharingiye.
ariko burya umuntu mwanonse ibere rimwe aba ari ngombwa kugusapotinga. Reka nanone nshimire abana bo mu nzahuke. Abo mu nzahuke nabonye bafite n'urubuga bahuriyeho rwitwa Inzahuke. Mwese aho muri ndabizi ko iki kiganiro muri bukirebe, mumfashe gusharinga kandi namwe muzaze hano mbakire. Ni abana ngira ngo mu makuru numvise ngo bahoze baba kwa Pastor Theogene Nyakwigendera, ariko ubu ngubu ngo ntibagihari, niyo makuru mfite. Bafite urubuga rero bakoze, urwo rubuga ni urubuga nyine bakiriyetinze bishyira hamwe kugira ngo bajye bagirana inama, yewe n'ufite icyo afite wenda bafashanye, n'ibinaba ngombwa rwose nzabatumira, bibaye byiza bose bazaza hano kuri kamera tukagerageza kubaganiriza tukamenya ubuzima bwabo. Ese koko nibyo koko baragiye bavuye kwa kugenda Pastor Theogene? Ubwo byose tuzagenda tubirebaho. Rero mukomeze mu nsengere, bantu mukurikiye cano mukomeze mu nsengere. Mfite ibitekerezo byiza byinshi, mfite byinshi byo kuba nakora, ariko kuba abantu bakiri bakeya biracyari imbogamizi. Nimukomeza kwiyongera ndagenda ntumira n'abandi bantu b'ibyamamare, gusa bake mfite mumbabarire mujye mureba ikiganiro mu gisoze dukuremo amasaha asigaye. Mujye mureba ikiganiro mu gisoze, biraza kuba byiza cyane. Buriya ndashimira, hari umushuti wanjye Dashimu twese kuganira nawe ampa courage mu minsi yashize, ariko we yampaga courage mu bigendanye n'umuziki. Dashimu ajya akora ibiganiro, ariko agira ikiganiro, mu biganiro akora hari ikiganiro ajya atambutsa kuri account ye ya YouTube, ikiganiro cyitwa ngo ijambo ryahindura ubuzima. Hari ijambo yigeze kuvuga ngo ryavuzwe n'umwe mu banyabwenge, ngo aravuga ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Rero buriya wa muntu muzabona atangira ibintu bigurumana, kenshi biriya bintu birakenya, kugira ngo uzamuke neza. Ikintu kigaragaza yuko ibintu urimo urakora ari ibintu bifite umugisha w'Imana, ibintu burya bihera bitangira gakeya, bigenda bizamuka, ejo bikaza kugenda gute? Bikaza kugenda neza. Ndagenda mbibutsa, hari umukozi w'Imana uri muri Bibiliya witwa Dawidi. N'abantu benshi ndagenda mbaha ingero z'abantu batangiriye hasi ariko bikarangira ari abantu bageze hejuru. Iyi cano mubona ni iyanjye, ifite abasubscribers 5,000. Murumva se atari ugushima Imana? Iyampaye abo basubscribers, kandi ntago ari fake subscribe, oya ni original subscribe. Imana yampaye abo basubscribers izabura ite kugira gute? Kumpa na views no kumaramo amasaha. Imana izabikora. Uyu Dawidi mwibuke mwitangira rye ngo kari akana kagaherereza iwabo, ariko ako kana Imana yari igafiteho mission, yari ifite umugambi wo kuzamugira umuntu ukomeye. Ariko mu kumugira umuntu ukomeye ntabwo byabujije Dawidi kubanza gutangirira hehe? Mu ishyamba. Kunyumva neza? Dawidi yahereye mu ishyamba, yiragirira intama, muri iryo shyamba akajya ahuriramo n'ibibazo. Yararagiye intama, ariko mu kuziragira muri iryo shyamba habagamo ibisimba by'inkazi nk'amadubu n'ibiki. Ubundi ngo amadubu ni ibisimba birwana cyane. Idubu ngo ikaza igiye gufata nk'umwana w'intama, Dawidi akaba arayisimbukira, arayicakiye, ayambuye umwana w'intama, iyo dubu akayitanyaguza, akayica. Rero ikintu kikwereka yuko uwo muntu azakomera no mu bukene bwe cyangwa se muri rwa rugendo rwe rugoye, hari ahantu ajya agira gutya akijajara, ukabona akoze akantu, buriya nawe nubwo ukennye, ikintu kizakwereka ko uzagera kure ni uko yego uzamara igihe kinini uri mu bushomeri, uri mu buzima muri life struggle, ariko igihe kigere
kantu gato Imana iguhishurire icyo uzaba cyo, icyereka abantu ho gatoya, abantu baba bari maso babibonemo gatoya, ukoze akantu k'agashya. Nk'ubu nanjye hari igihe njya ngira gutya nkakora nk'ibiganiro, mfite channel yindi nkorera yitwa Ndasiganwa TV yo mu diaspora, ariko iyo channel njya nkupita gutya nkabona ibiganiro biratumbagiye, birarebwe. None si iyo channel ko ari njye wayifonze, iyi ngiyi izabura ite kurebwa? Niza abandi narazifonze zirazamuka zigera mu bihumbi za 40, nkanswe iyi ngiyi. Njyewe mfite ibitekerezo byiza kandi ndabizi yuko muzabireba, muzayireba iyi channel kandi n'ibitekerezo mukabyumva neza, mukabishyigikira. Twe turimo turaganira ku bantu batangiye urugendo bahereye hasi bikarangira bakomeye. Fata Saduraka na Mishake na Abedinego, murabibuka ngo bari abanyabwenge. Buriya umuntu Bibiliya izajya ikubwira ngo uyu muntu yari umunyabwenge, burya yabaga afite ubwenge, kuko Bibiliya tuzi ko ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Ariko aba ngaba Saduraka na Mishake na Abedinego ntibyababujije kubanza kuruha. Yego, dufate Mose. Uyu Mose nawe yari umuntu Imana yari ifiteho umugambi, ariko ntibyabujije yuko abanza kunyura mu buzima bugoye. Kuba hari icyo uzaba cyo ntibibuza ko ubanza kunyura mu buzima bugoye. Noneho rero reka mbabwire icyiza cyo kubanza kunyura mu buzima bugoye se, cyangwa se gustragolinga nk'ibi ngibi channel ibihereye hasi, ibigaragaza yuko utazakenyuka. Ikintu kikwereka yuko uzaramba ku isi nuko bagenzi bawe bo bafite igihe gitoya cyo kubaho ku isi, bo bazasubizwa mbere yawe, banajye mu buzima ubona ko bumeze nk'aho bari mu ijuru ritoya, ariko burya barya abantu nubacunga neza, abenshi barama igihe gito. Nubishaka ndaguha ingero. Nutangira ubuzima utabuhereye hasi ukabona ibintu byose birimo birirukanka uko ubishaka niko birimo biragenda, uzajya ahantu wiherera usenga Imana iguproteje. Yes, niko ibintu bimeze. Igihe uzajya mu kazi ukabona umushahara bahereye hejuru, ukabona abantu bose baragukunda, ukabona urimo urogoga ibihugu, ukabona uririrwa mu ndege kandi ukiri umwana mutoya, have ibyo bintu ntabwo aba ari byiza. Niyo bikubayeho uzajya gusenga Imana ikurindire muri ibyo bintu, nibiba ngombwa igabanye umuvuduko wabyo. Jewe hari umuntu umwe ntashatse wenda sindi bubabwire izina rye, hari umuntu umwe jewe nzi yatangiye gushaka ubuzima bwa nyabwo nyine bwo gushaka kuba umukire nyuma yanjye. Twirirwaga tugendera n'amaguru hari i Kigali, urumva. Noneho nyuma yaho tuza kuburana. Uwo muntu nyuma tuza guhura atwaye imodoka. Nyuma yaho mbona aguze iya kabiri, nyuma yaho mbona aguze iya gatatu, nyuma yaho ndamubaza se amafaranga urimo urayakura hehe? Njye nkajya nibaza nyine nawe ubwe wakagira ngo hari n'imbaraga ze, ariko si byo. Umuhanga yaravuze ngo inyenyeri iyo yenda kuzima iraka cyane. Inyenyeri iyo yenda kuzima iraka cyane. Buriya hari n'umuntu ushobora kuba yarabayeho mu bukene bwinshi, igihe kikagera agahita akirira rimwe. Birya bintu nabyo si byiza. Bundi ubukire bwa nyabwo bugenda buza gahoro, step by step, nibwo ubasha kubufiringa bukakuryohera kumva umeze neza, sibyo? Rero wowe udukurikiye ubuzima urimo urabuza, yewe ujya unicara ukibaza
ati njyewe nzira iki abandi basubizwa nkasigara, ko runaka twasenganye yasubijwe na runaka yasubijwe na runaka yasubijwe, why me, njyewe nzira iki? Ariko reka nkubwire, iyo uza kumenya yuko muri bariya bose ahubwo ari wowe munyamugisha, waceceka. Uri umunyamugisha, umunyamugisha ukomeye cyane, uba ukwiriye gushimira Imana ikikurinze. None se ntuzi bagenzi bawe bagiye basubizwa mbere bakanasubizwa byihuse, ariko uyu munsi bakaba batakiriho? Uwo muntu rero nari mbabwiye haruguru yatunze ibyo bintu byose, finally biza kurangira ahise apfa. Yahise apfa kabisa. Njyewe mva mu myaka afite nta muntu nigeze mbona wasubijwe vuba vuba ikubagaho bihira. Nta muntu wasubijwe ikubagaho bibera umugisha, never ever. Jya nkunda no kubibona kuri bano bana tuba turi kumwe muri izi social media, baraza ukabona basaze, barashaka guhita batunga ibya mirenge, barashaka guhita batunga amamodoka meza, amazu meza, amasambu. Ibyo bintu birakenya. Ushobora kwibaza uti se kubera iki bikenya? Mbasobanurireho se gatoya impamvu bikenya. Uwo muntu aba azamutse imburagihe, arazamuka capacity yo gukontorora ibyo bintu harimo ikaturika nyine. Niba ariko navuga nyine, imyumvire yo gukontorora iyo situation arimo y'ubukire igera higasandara. Ariho wumva benshi ngo barwaye za stroke, abandi ngo biyahuye. Ubukire bwinshi buriya buje kubagaho bushobora gutuma n'umuntu yakwiyahura. Yes, ko ntabwo ababasha kubimaintaininga, ntabwo babasha kubikontorora. Mwihangane, ihangane uzasubizwa. Niba ari imodoka humura, Imana izayiguha. Niba ari inzu, Imana izayiguha. Niba ari amasambu ushaka, Imana izayaguha. Uti se urashingira kuki? Mubwire icyo nshingiraho se, kuba ugihumeka byonyine ukirambura amaso gutyo ukabona biremeye. Tuza wowe ubwoba bw'iki? Buriya no kuri izi mbuga bano bantu baza ukabona buri munsi arahorana views, biriya birakungura. Views nyinshi zirakungura. Icyiza nuko bigenda buhoro buhoro zikazaba nyinshi, ariko zarahereye hehe? Hasi. Bahingero zabo views zakunguriye se? Ntabo muzi bafunze se ubu ngubu? Bajyaga baza bagasesengura bakavuga. None ibyabo biri barangiriye he? Baracyavuga? Icyiza ni ukugenda gake. Abanyarwanda buriya ni abahanga cyane. Bigeze guca umugani baravuga ngo iyihuse ibyara ibihumye. Iyihuse ibyara ibihumye. Buriya baciye uwo mugani niba iby'iterambere n'izi murandasi zitaraza, mubona ngo ni za YouTube n'ibiki, ibyo ntabwo byari byakaza pe. Abanyarwanda ariko babibonera kure, baravuga ngo iyihuse ibyara ibihumye. Nawe rero wowe nubwo ubona wigendera buhoro buhoro, ugakorera ibyo 5 byawe 10 byawe, ibyo nibyo byiza. Uzagera ku rwego utunga miliyari ubasha kubikontorora neza. Buriya abantu ntibaramenya, bamwe ntibaramenya. Buriya kuba umukire ni kimwe, no gufiringa bwa bukire wagezemo ni ikindi. Kuba umukire ni kimwe no gufiringa. Uzi ko hari bano bantu benshi mubona bagiye bashaka amafaranga vuba vuba bagahita bayabona. Burya barya nta ubukire bwabo ntabwo baba babufiringa. Urabyumva? Hari ababa barabugezeho barishoye mu myuka mibi, barara mu marimbi,
abandi bakaba baratanze abana babo, akaba ari mu kizu cyiza ariko akibuka yuko hari umwana we yatangiye. Urumva iryo pfunwe? Eh? Cyangwa se akaba ari wenda afite bizinesi runaka ariko akibuka ko ayo mafaranga afite yagize gute, wenda yayibye. Ibuka ko hari umuntu yagambaniye bakamwica kugira ngo babone amafaranga. Igendere gakeya. Kandi cyane cyane buriya abantu basenga Imana, ntekereza ko ibi bintu ndimo ndavuga murimo kubyumva cyane. Buriya twese, nkanjye ndi umwemeramana, nemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu, Bibiliya ntitubwira ngo ni ijambo wahoranye n'Imana. Buriya Yesu yahozeho kuva kera cyane. Yari ari mu butatu butagatifu bw'Imana. Imana n'umwana n'umwuka wera. Umwana ni Yesu Kristo, niwe jambo nyine Bibiliya ivuga wahozeho kera. Ngo uwo jambo yahozeho ngo yahoranye n'Imana. Izashimwe. Bivuze ngo Yesu akimara kuza ku isi ngo yiyambitse akamero k'umwana w'umuntu, yigize umuntu. Ariko uwazategura icyigisho nkababwiriza, numva ntazi kubwiriza neza. Ngo Yesu yigize umuntu, akimara kwigira umuntu aza mu isi, agira gusitaragoringa, agira nyine kurwana n'ubuzima tu. None se nk'abantu muzi Bibiliya, Yesu ntiyari umunyabitangaza se? Yari umuntu n'ubu kandi ni umunyabitangaza, kandi azahora ari umuntu, azahora akora ibitangaza. Burya Yesu yari afite ubushobozi bwo kuba yakwikorera imodoka, cyangwa akabwira imodoka ngo wa modoka we baho, imodoka igahita ibaho, akagenda mu modoka. Yari afite ubushobozi burya bwo gukora indege ye akayigendamo. Yari afite ubushobozi bwo kubaka ama etaje akabakaba hejuru cyane. Yesu yari afite ubushobozi bwo kuba yaragiye muri Mariya, yari afite ubushobozi bwo kuba yari kuvukira ahantu hakomeye. Ariko nawe reba ubuzima yabayemo, ari we twese tureberaho, ari we abakire n'abakene basenga. Yavukiye mu muvure se? None se rero Bibiliya nanone ikongera ikavuga ngo umutunzi ngo biragoye ko yakwinjira mu bwami bw'Imana, ngo wabigereranya n'uko ingamiya itanyura mu izuru ry'urushinge. Bibiliya ivuga umukire nyine aba ari umukire. Uriya umukire cyane, wanagezeyo ibintu byose ari salama. Burya abo bantu kubona nijoro biragoye. Igihari rero ni iki? Wowe niba ushaka amafaranga nibyo, gukira nibyo, ariko ubukire nanone cyane ntabwo ari bwiza. Shaka amafaranga ariko uyashake witonze, uzayabona. Ibipapuro byakozwe n'umwana w'umuntu. Ibipapuro. None se wowe n'amafaranga igifite agaciro ni iki? Amafaranga niyo agukeneye, si wowe uyakeneye cyane. Ugacumuzwe n'amafaranga, uzayabona. Amafaranga azaza. Wowe ufite agaciro kurusha amafaranga, kure cyane. Amafaranga ni ibipapuro byakozwe n'abana b'abantu barangije babyemeranyaho. Ubundi kera amafaranga ntiyanabagaho, bakoreshaga icyo bita kuguranisha. Ufite ibishyimbo akabijyana ku isoko, undi akamanukana amateke. Ufite ibishyimbo akabihereza undi ufite amateke, n'ufite amateke akayahereza wari ufite ibishyimbo, nyine bakagurana. Ibi by'amafaranga rero ni ibindi ubwenge nyine abantu bicaye batekerezaho, bemeza yuko bakwiye no gukora amafaranga. Wese ubundi amafaranga ubundi amafaranga bayaguhaye
nta byo kurya wayaguramo amafaranga yakumara. Amafaranga nta gaciro, amafaranga agira agaciro kubera ibyo aguze. Humura rwose amafaranga tesha agaciro ibyo bintu uzayabona. Amafaranga uzayabona kandi ndayategetse amafaranga aze mu mifuka yawe nanjye aze mu mifuka yanjye mu izina rya Yesu. Amafaranga ahimuje abantu ngo barimo kwicana bazira amafaranga. Umuntu azize undi amafaranga, abantu barimo barajya kwiba, abantu barimo barateka imitwe kubera amafaranga. Aya mafaranga twe turayategetse naze mu buryo bwiza, namera amatwi aze. Twe tutanyuze muri ibyo byose twabatuwe na Kristo. Abajura, uzi ko abajura ari bo ubungu, abajura barimo baragenda mu ndege, indaya zitunze amagorofa, abicanyi bafite ibintu bikaze, ariko asanga nkawe wiye gusenga Imana ni wowe uhora mu buzima bwo gupfundikanya vuga ngo mu izina rya Yesu ndambiwe ubukene, ndambiwe ubuzima bubi. Gusa hari n'igihe usanga Satani ishobora kugutega ubukene. Ujye usenga, ujye ubyuka usenga Imana, wibwire uti Imana ndashaka uzamure ubushobozi, ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe gusa mu gushaka amafaranga kwawe witonde. Abantu barasaze mu gushaka amafaranga. Ushobora guhura n'abantu bakakubwira ngo ino tubereke uburyo ubona amafaranga, ugasanga baragiye baragutambye. Witonde, wirinde cyane. Ubu hateye n'ibintu by'ubutinganyi, akantu baze kukankirira imbere. Ubutinganyi bwarateye, witondere mu buryo abantu barimo barakwaprocinga ngo ngwino ngo bakwereke uburyo amafaranga aboneka. Amafaranga aboneka ubu ngubu abantu barimo baragenda, umusore akaba afite nka miliyoni 5, nka miliyari, nanjye ngo miliyoni 5, akagenda akaba yaguhamagara akagusaba ko mutingana ngo isaha imwe ni amadolari 200. Nimba mutari mubizi mubimenye, gutingana isaha imwe ni amadolari 200. Niho mperuka bigeze, kandi hashize nk'imyaka nk'itanu ayo makuru bayampaye. Ubu ngubu ntekereza ko gutingana, umusore yaprocinze undi ngo amutinge, ubu ngubu bigeze isaha imwe igeze nko kuri 500,000. Urumva? Nutekereza umuntu noneho watinzwe inshuro 5 mu cyumweru, cyangwa inshuro 5 cyangwa 6, afite ubwo ufata 500,000 ubikuri, ubwo afite angahe? Ukamubona agenda mu kimodoka hariya ngo ni umukire. Buriya uduhumetso twabo, utubuno twabo baradupanuye. Bamwe ngo bagenda bambaye pampa. Kandi biriya bintu noneho ni bibi cyane. Buriya abaganga bo barabizi. Harya tubwira abantu ngo ibintu by'ubutinganyi nibi, bakagira ngo wenda ngo ni ukubanga, ngo ni ukwabuza uburenganzira bwabo. Ni bibi. Buriya abakobwa bo mu gihe cyabo bagira igihe cyo bita ukwezi kw'abagore cyangwa se ukwezi kw'abakobwa, muri regire cyangwa se mu mihango. Imihango, n'abakobwa badukurikiye wenda bakiri bato babyumve. Imihango ni iki? Imihango ni imyanda iba yarikusanyije mu gihe cy'ukwezi kose, ikaza gukora ikintu kimeze nk'igi. Cya kintu kikageraho kigahisha, noneho kikazageraho kigaturika. Cyaturika, ya myanda nyine igasohokera mu myanya myibarukiro y'umukobwa cyangwa se y'umugore. Aribyo benshi batabizi, nk'abakobwa bagiye mu mihango ari ubwa mbere babibona, bakagira ngo ni amaraso. Ntabwo burya ari amaraso, ni imyanda ijya gusa n'amaraso
wenda n'amaraso aba arimo yapfuye ariko ni imyanda, sibyo? Abo bakobwa ariko ikindi wenda ako kantu abakobwa batabizi bakosore, ukwezi k'umugore gutandukanye n'uku kwezi mubona ngo ukwezi kwa karindwi cyangwa ukwezi kwa munani. Ukwezi biratandukanye, umugore ashobora kujya mu kwezi mu gihe cy'iminsi 14 I think, nibyo gutyo rero hari ababitiranye nyine akagira ngo ni ukwezi nyine kumara iminsi 31. Aba bantu rero baryamana bahuje ibitsina bo kuriya bagenda babatinga mu kibuno, intanga ziragenda zikinjira muri bo. Utingwa burya ni nawe ufite ikibazo cyane, ariko n'utinga nawe ni ikibazo kuko nabyo ndabibabwiraho. Za spams cyangwa se intanga mu kinyarwanda ziragenda zikinjira mu kibuno cy'umuhungu zikajya mu nda y'umuhungu, noneho zigera igihe zamara kwirundanya zarabaye nyinshi zigakora ikintu, zirirema zigakoramo ikintu nyine ngo kimeze nk'ikibumbe, ku buryo bisaba ko uwo muhungu iyo bimaze kuba byinshi ibibumbe biba bisaba ko aba azajya kugira gute, kubagwa. Murumva ikibazo? Tuzashaka umwanya buriya nzi byinshi, buriya ntababwira nzi byinshi cyane, ni byinshi cyane. Abatinganyi rwose si ukubanga. Noneho uriya utinga rero, reba umuntu ufata igitsina cye akacyinjiza mu kibuno. Ikibuno havamo iki? Havamo imyanda. Of course birumvikana ko uwo muntu urimo uratinga nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ashobora, arwara indwara nyinshi zandurira zifata umwanya mwibarukiro. Aba yarwara ama-infection, ntekereza ko bishobora kuba byanamutera icyo bita uburagaza. Uburagaza ni indwara ifata umuntu agacika igitsina, sibyo? Ibyo ni ibintu muba mukwiye kujya mumenya mugasobanukirwa. Rero nabonye uyu Semuhungu, tunasaba Imana imworohereza azafungurwe. Semuhungu we yari yareruye akajya kumugaragara akabwira abantu ko ari umutinganyi. Come on. Mu yandi magambo yinfluencingaga abana bakiri bato cyangwa se n'abandi bantu kuba bajya gukora imibonano mpuzakibuno. Ubwo babyita se, bamwe njya numva barabiburiye ngo ni imibonano mpuzakibuno, imibonano mpuzabitsina. Nta nubwo biriya bintu njya numva abantu bavuga ngo umuhungu nawe barongoranye, ntabwo babyita kurongorana. Ibyo ni ukwandagaza umuco nyarwanda, biriya ntabwo ari ukurongorana. Murumva ko rero mbahaye n'amasomo y'ubuzima, babahaye amasomo yabahindurira amateka. Ikindi n'abakobwa nzagaruka mbigishe step by step. Mwandike comment ariko icyo mushaka ko nzabigishaho, kuko buriya jyewe mfite certificates 3 mu bigendanye n'imyororokere. Abatari mubizi mu nabimenye, ndi impuguke mu bigendanye n'imyororokere. Ngiye gusoza ntabwo ndi bubatindire. Buriya nzi icyo bita kubara ukwezi k'umugore ukoresheje urunigi, ukoresheje no kubibara bino bisanzwe. Muze kumpamagara njye mbigisha. Yewe ahubwo ndashaka kuzongera kandi kazina ka Dr. Karabo. Ariko ngo titire nihaye ubwo ntabwo byaba bigize icyaha, kwigengesera ntabwo ibintu bicyoroshye. Nuvuga ngo abakobwa mujye mwandike nimero n'abandi mushaka ko mbahugura. Ikindi ndi umubwirizabutumwa, nakwigisha ijambo ry'Imana, tugafatikanya tugasenga. Nkaba nanagutumira cyangwa hano kuri channel ufite ubuhamya ukaza ukaruhura umutima. Nababwiye ko nzafata umwanya, hari umunsi nzabaho ubuhamya, nkaba ubuhamya bwanjye, na mama akaza akaba ubuhamya, na mukuru wanjye akaza akaba ubuhamya. Dufite ibintu byinshi byo kubabwira. Hari n'abahungu, nk'ubu hari n'ibindi bintu nzi.
hari ibindi bintu nzi buriya mutazi. Buriya jyewe nshobora kujya gutera inda umugore ari mu gihe cya periyode. Ubundi n'abakobwa batabizi mujye musobanukirwa, imihango n'igihe cy'uburumbuke biratandukanye ariko birashoreranye. Iyo ushaka gusama uzumva ibabwira nonaha, oya reka aho mbihorera, nzaba mbibabwira. Abagize amatsiko muze kwandika muti hejuru cyane, komereza aho karabo wacu. Abahungu ashobora nko kubona umukobwa ageze mu gihe cya periyode, agahita yiruka, agahita bagahita batera akabariro, ariko ntamenye ngo araza gutera inda y'umuhungu cyangwa y'umukobwa. Ibyo rero njye ndabizi, nzi ukuntu umuhungu ashobora kujya muri kiriya gikorwa, cyangwa umugabo n'umugore bubakanye, umugabo akamenya uburyo ari butere inda y'igitsina runaka. Ibyo bibaho cyane, abantu bazi ibijyanye n'imyororokere barabizi. Bya bindi wumva ngo umuntu ngo ahora abyara umukobwa gusa, ngo abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa, biriya hari igihe wenda uwo muntu koko aba yifitemo igitsina kimwe, kubyara igitsina kimwe. Buriya abagore bo bagira icyo bita X gusa. Abagabo nkatwe rero twe tugira kategori, niba ari twabyita kategori, tugira icyo bita intanga z'abakobwa n'iz'abahungu, X na Y. Abahungu bose bagira X na Y. Buriya abahungu buriya umuhungu, hari n'abagabo bajya bibeshya ku bagore babo, yabona umugore wabyara igitsina kimwe akajya ahora amuhoza ku nkeke, umugore wanjye ngo ntabwo ngo babyarira abana ngo b'abahungu cyangwa b'abakobwa, kandi ikibazo kiri kuri wowe. Ariko si n'ikibazo, abana n'umugisha. Umugabo niwe utanga igitsina. Hari abagira rero abantu bashobora kubana, umugabo akaba yifitemo ibitsina bibiri bitandukanye, ariko ntamenye uburyo muri kiriya gikorwa cy'akabariro, ntamenye uburyo atanga igitsina runaka. Nk'ubu gihe nshaka kubyara umukobwa namubyara, nshaka n'umuhungu namubyara. Ni ibintu abantu murumva wenda ari ntabwo ari maji, ibintu byigwa bibaho. Muze kwandika, n'abashaka ko nza kubibigisha ndaza kubibigisha. Aba rero Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubagira neza. Reka rero mbahe nimero yanjye abakeneye kuza kumpamagara, ariko iri naho muri description munsi aho ngaho, munsi ya titiri urabireba, uraza kubibona. Andika 078 cyangwa banza akamenyetso ko guteranya bari hanze, akamenyetso ko guteranya 2 5 078 685 5 5 7 ya gisizi Karabo k'Imana. Imana ikomeze kubarinda, tuzongera dusubire. Hasta la vista.